Nguhaye ikaze mu ibaruwa yo kuri uyu munsi ya Murokore. Yarakaye rwose ku ibaruwa yaduhaye ngo tumugereze ku bakunzi ba gospel ndetse no kuri Irene Murindahabi. Aribaza niba koko bakomeza gutegereza amakuru ya Vestina Dorcas cyangwa se bakureho amaso bavuge ko itsinda ryasenyutse. Ni ikibazo yanditse ibaruwa atwandikira atubwira kumubariza Irene Murindahabi ndetse n'abakristo muri rusange bakunda indirimbo za gospel, bibaza ese Dorcas na Vestine dukomeze tubahanga amaso cyangwa barigendeye bucece ariko bagenda badaseze. Ibaruwa iragira iti ese itsinda rya Vestina Dorcas rizakomeza kubaho cyangwa hari byahindutse bucece ntibatubwira. Ibaruwa ye aragira ati bagenzi banjye b'Urugero TV and Radio Official, muraho neza, mbifurije amahoro y'Imana. Mbandikiye ibaruwa nk'umurokore ukunda gospel nyarwanda kandi umaze igihe akurikiranira hafi urugendo rwa Vestina Dorcas. Iri ni itsinda ryabaye umugisha ku bantu benshi mu Rwanda no hanze yarwo. Mu minsi ishize abakunzi ba gospel batangiye kugira amatsiko menshi ndetse n'ibibazo ku hazaza h'iri tsinda. Ibi bishingira ku bintu byinshi biri kuvugwa no kugaragara. Vestina kuba yarimukiye muri Canada ndetse hakaba hari amakuru avuga ko anaherutse kwibaruka. Dorcas nawe akaza gusezera muri ADPR kandi MI Empire yari isanzwe ibafasha igatangira gushyira imbaraga nyinshi muri sinema. By'umwihariko benshi babonye uburyo Irene Murindahabi wari uzwi cyane mu gushyigikira no guteza imbere umuziki, ubu ari gushyira attention yiwe nini mu ruganda rwa filime ari byo bya sinema. Arakomeza agira ati ibi byose byatumye abantu benshi bibaza bati ese Vestine na Dorcas baracyafite vision imwe nk'itsinda cyangwa turi kubona intangiriro y'impinduka zikomeye. Nka Murokore rero ndashaka kubivugaho mwituze no mu bwubahane, ntagamije guteza ibihuha cyangwa drama. Kugeza ubu nta tangazo riri official cyangwa se itangazo rivuye ku buyobozi bwa MI Empire riratangazwa rivuga ko itsinda ryamaze gutandukana. Ariko kandi ntitwakwirengagiza ko hari impinduka zikomeye ziri kuba mu buzima bwabo. Reka tuvugishe ukuri, ubuzima burahinduka. Iyo umuntu ashatse cyangwa yimukiye hanze akagenda akabyara cyangwa atangiye indi chapter y'ubuzima, hari byinshi bihinduka ku murongo w'umuziki n'umurimo. Hari igihe iby'ibanze biza akaba ari byo biba iby'ibanze bigahinduka, icyo twita priorite ngo zigahinduka. Hari igihe umwanya wo gukora nk'uko byahoze ugabanuka kandi ibyo ni bisanzwe mu buzima. Ikindi abantu benshi batinya kuvuga nuko amatsinda menshi ya gospel akunda kugeraho direction zitangira gutandukana cyangwa se umuyoboro cyangwa se icyerekezo bitangira gutandukana bucece mbere yuko abantu babibona. Ariko kandi hari ikindi kintu gikomeye tutagomba kwibagirwa. Vestina Dorcas ntabwo ari abahanzi bahujwe n'umushinga gusa wo kuririmba, ni abavandimwe, ni abantu bafitanye amateka ahuriye hamwe kuva mu buto bwabo. Iyo famiye cyangwa icyo twakwita iyo family bond ishobora gutuma bakomeza gukorana nubwo ubuzima bwabo bwaba buri guhinduka. Ariko ikibazo gikomeye abakunzi ba gospel nanjye ndimo dufite ni ukubura ukuri, umucyo. Abantu bari kubona umwe ari Canada undi ari Kigali. Abantu bari kubona impinduka mu buzima bwabo no guhinduka kwa management yabo. Tugatangira kwibaza cyangwa se kubaka teori nyinshi ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'ibyo turi kubona. Niyo mpamvu mbona byaba byiza habayeho umucyo, ibintu bigasobanuka hakiri kare. Ntabwo ari uko abafana bagomba kumenya buri kintu cyose cy'ubuzima bwabo bahanzi bwabo bwite, turavuga Dorcas na Vestine, oya. Ariko kubera uburyo iri tsinda rifitiye abantu benshi cyangwa se audience nini kandi ari itsinda rikunzwe, byaba byiza management yabo cyangwa bo ubwabo batumara amatsiko bakatubwira aho ibintu bihagaze cyangwa bakadusobanura niba hari impinduka ku rugendo rwabo rwa muzika.
umurokore arakomeza agira ati kuko iyo abantu babuze amakuru nyayo social media ihita yubaka inkuru zayo. Nk'umurokore kandi ndashaka no kugira inama Vestine na Dorcas hamwe n'ababafasha. Imana yabakoresheje cyane indirimbo zanyu zakoze ku mitima ya benshi. Hari abantu benshi bakijijwe, bahumurijwe ndetse bongera kwegera Imana kubera ubutumwa bwanyu. Niyo mpamvu rero niyo haba hari impinduka z'ubuzima, mutagakwiye kwemera ko iyo communication mbi cyangwa guceceka bibangiriza brand mwubatse imyaka myinshi. Ku ruhande rwa MI Empire nayo ndabona igihe kigeze cyo gutekereza neza ku murongo wayo mushya, kuko abafana benshi turi kubona ko attention nyinshi ziri kujya muri sinema kurusha muzika, kandi ibyo biri gutuma abantu twibaza niba gospel music ikiri priority nk'uko byahoze muri MI Empire. Mu gusoza, reka nsaba Urugero TV and Radio Official ko mwakurikirana iyi nkuru mu buryo bwubaka kandi bwubaha abantu bose bireba. Abakunzi ba gospel ntabwo dushaka drama, kuko nk'ubaka kanya dufite amakuru menshi akomeza kuvugwa kuri Vestine, ariko ntabwo ari amakuru twebwe nk'abakunzi be twishimira, kandi ukuri kurahari. Niyo byaba bibaye byiza iyo communication ikaba bikatugeraho. Dushaka umucyo kuri ibyo byose, dushaka kumenya niba iri tsinda rigifite ejo hazaza cyangwa niba ibintu byaramaze guhinduka bucece. Kandi ku bahanzi bose ba gospel, mujye mwibuka ko iyo Imana ihaye umuntu influence nini, communication iba nayo ari ishingiro. Imana ibaha ubwenge mu byemezo byanyu byose, kandi niba koko hari impinduka ziri kuba, muzazikore mu mahoro, mu kuri no mu bwubahane. Murakoze. Imana ibaha umugisha. Ni Murokore ubakunda cyane kandi ukunda kumva yatanga ibitekerezo bye. Maze rero reka nshimire Urugero TV and Radio Official, mbasabe kuzamfasha kugeza ubutumwa kubo bireba, ndetse n'abakristo mukomeze kudufasha dusengera aba bantu, dusengera itsinda. Niba igihe cyarageze cyo kuba baramaze gutandukana mu buryo bwo gukora, ntabwo bikuraho ko twe twakomeza gushima Imana kubwo uburyo Imana yabakoreshejemo. Mwakoze cyane. Reka mbashimire mwebwe mwanyemereye Urugero TV and Radio Official mukakira ibaruwa yanjye. Yes, yo ni Murokore rero. Reka mbashimire namwe mudukurikiye. Nizere ko mwumvishe ibaruwa yiwe ku kintu kijyanye na Dorcas na Vestine. Ndibaza ko Rene Murindahabi iyi nama Murokore akugiriye ni nziza. Ushatse wayigenderaho ugatanga amakuru, kandi byaba byiza kugira ngo abantu bave mu bihuha no gukomeza kubeshywa byinshi. Reka rero tubashimiye bari badukurikiye ku channel cy'Urugero TV and Radio Official. Nizere ko mukomeza kubana natwe mu bindi biganiro nakagaruka. Mwakoze cyane.